ntago abizi ko ufite umugabo ready, nta nubwo abizi ko ejo wiri uryamye mu gituza cy'uwo uri secretly married. Ibyo bintu byo kumbwira ngo mariage ababyeyi bacu se cyangwa ababandi banyu benshi babanye barabanje gukora koco. Ngiye koco ndayumva, ngiye sindiye ntago ndi gushyigikira mariage koco, ngiye nzi agaciro ka koco sindayikora. Aka abantu benshi bakoze koco mwana ntago bajya kwizirika. Ndashaka kumenya ese ko nzaba yo future wife niryari tuzabana basi. Ntushobora no kubaza icyo kibazo, uri umukobwa uri muri relationship, kuki ugomba guhangayika? Juice nago mbyumva kuki kubwira abakobwa bahangayikira abagabo mana. Ibyo ngibyo ari marabashuka ngo bazomutipe ngo biragana wese ntaga bikeneye nawe arabikeneye. Probably nimba mukundana ibintu generation Z irimo nonaha ndabizi ko byaba ntago bibaho ko atarafata ko kantu. Nimba rero uziko yagafashe uredura umugore we jyayo. Salut mes amis, nizere ko mumeze neza nanjye meze neza. This is Talk to Me. Yeah. Vugana nanjye, vugana nawe, Josie. I am Bella. Iyi ni channel yacu bita Next Vision. Next Vision. Mu kiganiro Talk to Me. Yeah. Njye ntago numva ibi bintu ko ari byo. Ntago numvikana nawe. Mvuze ngo iki? Ntago numvikana nawe. Wapi? Nimba wumvikana nawe, ngwino mugumane. Nimba ari njyewe, egera hano. Hari ikintu nabonye, hari ikintu namaze kumenya ku bagabo. Nta muntu uzi icyo ashaka muri ubu buzima nk'umugabo. Bazi icyo bashaka kurenza abandi bantu bose utekereza ko bashaka kumenya inzira bari kuganamo. Ikintu rero tugiye kuganiraho uyu munsi ni iki ngiki. Urabyumva ute kuba naza ndi umusore nka kudatinga from day one, nzi icyo ngushakaho, either urukundo rurambye cyangwa se relationship yako kanya, ariko wowe uraho turagendana gusa, ntumbaza ngo bigana he, bigamije iki. Ngere icyo nshaka kubwira abakobwa uyu munsi uko mbyumva bitandukanye nuko wowe byumva completely. Wa mukobwa jya muri relationship usobanukiwemo ikintu ugiye kurebamo. Ushaka marriage, ushaka relationship yo kubamo by'igihe gitoya, urashaka ahantu ho kuruhurira umutwe wawe, urashaka ahantu ho kuburi kumva ni hahandi nyine just occupation, cyangwa urashaka urugo. Niba ushaka urugo rero ngewe ndambiwe Bella, wa mukobwa wicara urumva agategereza ngiye gukundana n'umuntu umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, kandi amushakamo ko amubera umugabo bazabana ubuzima bwose, ariko adashobora kumubwira ngo urumva tuzabana. Nese urumva byagenda gute? Ngiye nekereza ko uwo mukobwa aba agomba kubaza kambwira cause umugabo azazi icyo gushaka imyaka 5. Yes, so relationship zibaho. Pakiri bya usanga uwo mutipe bite byawe zibaho relationship z'imyaka 5 utazi ngo bigana he kandi zigikomeza. Bashaka iki? Bakundana. Bari kwigana. Umva madam, umva muko. Pakiri byawe ujye kuri uriya mutipe. Hanyuma byende muri kwiganaho uzabimenya muri kumwe. Cyo singe nago numva ibintu uri muravuga. Oya ngeze ikintu ndi kukubwira, wa mukobwa navuga ukuri ko muri ku mutima. Baza wa musore ati ese niba unkunda tuzabana? Kubera icyo ari umukobwa wibazaza. Kubera ko reka nkubwire umukobwa aragiye. Hari ibintu tsigaye mbona ukagenda ugahinduka wife material ukibera umugore already. Ukagenda ukoza ibyombo bro, ugafura imyenda ye. Nubundi uri umugore, ugakoropa inzu. Nubundi uri umugore ariko ubundi ugataha. Uri umugore ariko nturi n'umugore. Aho kugira ngo rero utahe goma muri urwo rugo. Ibitenge muzabigura. Sibyo rata? Ibyo ngibyo ari marabashuka ngo bazomutipe ngo biragana wese ntaga bikeneye nawe arabikeneye. Probably nimba mukundana ibintu generation Z irimo nonaha ndabizi ko byaba ntago bibaho ko atarafata ko kantu. Nimba rero uziko yagafashe uredura umugore we jyayo. Oya ariko Bella ntabwo najyayo ngewe
inama nagira uriya muntu uzi inama namuha saba marriage akiri kare cyangwa bivemo hari undi muntu uri ready ko mwabana aho kubana ni ngombwa niyo marriage akayigukorera reka nkubaze kubana ni ngombwa aho kugira ngo ugende uhinduke umucakara ukore cyane woza ibyombo ufura inkweto sigukoropye ibyo n'ubundi kugira ngo werekane kuri wife material no n'ubundi ibyo uzabikora uri muri rwa rugo kuko you still want to approve that you are a wife. Yes, ariko ibyo uzabikora uri muri rwa rugo at least uzabikorera umuntu waguhaye value mukabana nka wife and husband. Jyayo wicareyo ajye yoza ibyombo uteke ndabesha nyaha ajye yoza ibyombo uteke nubyara abana ahoze umwe naho ujye mu tundi turi mu mana. Ubundi ibyo ngibyo uri kuvuga ngo wowe tegereze ngo umutipe ngabikubwire uwo mutipe aragukeneye nawe uramukeneye ahangana ni 50-50. Yes, niyo mpamvu ugomba kubyivugira udategereje. Reka da njye nabagira inama yo gupakira utwabo bakamusanga. Ariko iyo myaka 5 murayumva iyo myaka 5 umwana ari muri agiye kujya primaire ushaka gupakira utwawe ukamusanga ari uko uri sir neza ko uwo muntu agufite hiyo vision. Kandi ndi kukubwira ngo agiye kumwigirayo hari umuntu utagufiteho niyo vision yuko mubana uwo rero ntago mwamba mukiri kumwe uwo ngo rero nupakira utwawe ukajyayo buracya gusohora twe turi kuvuga wa wundi. That's why ndi ku advising wa mukobwa ngo aho kugira ngo utinde muri iyo relationship ngo uri murakora ibishoboka byose ngo bakubonemo wife material baguhe ya grade yo kugira ngo bakwambike ya ring ya proposal wenda utegereje ngo izana gutungure kandi wenda nta nizaba iyo ring utegereje utabaza n'igihe izazira. Why uriya muntu yaje abazi ngo who are you abamaze n'igihe kirekire yiga urinde yakugira umugore. So if he is not doing so ugakubita ya myaka 5 muri relationship iri meaningless why not utari kugenda ngo iyo relationship you living uyivemo umva ngiye rero cyangwa se uvuge ngo I need a ring niba kuko nzaba your future wife. Kubera icyo uri guta ya myaka 5 ariko kukiri kwigira amazi iyo myaka 5 wowe wa mukobwa we ariko jewe uri sinzi n'ukuntu nanakwita iyo myaka 5 nimba uyizi kuyimaze muri relationship uri umugore wowe uri umugore ntabwo uri umukobwa nkanje ngewe ngubu ngwiki ntabwo ibyo wabinzana already noneho ugeze hahandi ndi gushaka uri kubyumva uri umugore ariko you are not ntabwo uri umugore cause in time ya dating undi wese wa dating undi. So that's it mugumane relationship y'imyaka 5 buri gukora miki ntago mba mbyumva ngiye niko mbibona uburi gukora iki muri relationship y'imyaka 5 uburi gukora ubundi uziko bera abantu barambanye batajya babana oya baremene igihe babana like biterwa n'icyo bita kubana vuga mariage nimba ari mariage I mean marriage abantu barambanye bamaranye imyaka 5 kuzamura couple zibana ni nkeya pe ariko see that person barameetinga none 1 year 2 years marriage ntago umuntu muzabana agufata ngo akuzirike ku kagozi. Reka nkubaze ubundi iyo marriage uri kuvuga ngo ya 1 year ngo 2 year ubundi wowe uri kudependinga kuri iyo mariage sibyo ubundi umutipe nagufataho imyaka 2 ukabona nta gahunda gufite like akukubwira ngo aracyari kwiyubaka yego shaka undi umushyiraho ku ruhande shaka backup sibyo nimba byanze ubona ko umukunda nawe gukunda kandi akajya kubwira ati baby you know what uyu munsi ndirirwa mu rugo twirirwana uwo munsi nabikubwira barambo wisiga amakara ubundi umusange iyo ni valise amasafuriya ndabizi neza akayafite yarayaguze mureba ni urabizi neza ko ugiye wiwuteka ibyo bintu byo kumbwira ngo mariage ababyeyi bacu se cyangwa ababandi banyu benshi babanye barabanje gukora koco ngiye koco ndayumva ngiye sindiye ntabwo ndi gushyigikira mariage koco ngiye nzi agaciro ka koco sindayikora ariko abantu benshi bakoze koco mwana ntabwo bajya kwizirika really
ngewe ntabwo nzishyigikiye. koco nayishyigikiye. Koco no way, why kuki urinda gukocora se ubundi? Impamvu kocora ni uko wicaye mu rugo rwa mama wawe na papa wawe kandi nawe ufite umugabo wawe. Oya nawe ufite umugabo already. Mama wari kukubwira, sinzi umuntu wavuze ako kantu, umugabo warimo arakubwira, mama wari kukubwira ngo afitanye ibibazo na papa wawe kandi nawe ufitanye ibibazo n'umugabo wawe. Ntago abizi ko ufite umugabo already, nta nubwo abizi ko ejo wiriwe uryamye mu gituza cy'uwo uri secretly married. Wamusanze se sha, iyo niyo koco. Iyo koco zo mwibanga, you are like a ghost, umeze nk'akazima. Nuko so niyo mpamvu ndi kukubwira ngo aho kugira ngo ukomeze uhasoringa ngo utegereje umuntu, aho ngaho reka nkubwire koco nagushyigikira in case wa muntu arimo arakubwira ngo financially I'm not stable. Sibyo, aho naba ngushyigikiye nkakubwira niba ari kukubwira ngo I'm not stable ariko future plan yanjye ni ukubana nawe as a wife or husband. Sibyo, koco jyayo, it's okay. Ariko wow, undi muri kumwe ntago bizi nawe, you don't even know impamvu agukunda. Araho nyine sundra bizika gukunda umwaka nta nubwo bubizi. Ubundi se niki kikubwira ko na proof ubufite kwereka ko nyine urwo rukundo rufite vision. Ubundi se reka nkubaze nkawe Jose, nka ku giti cyawe, ni igiki cyakwereka ko umuntu agukunda? Ibintu byinshi bitandukanye. Icyambere, umuntu nkunda tugirana imishinga. Sibyo, urukundo ruraho. Zajya ngusubiza kuri buri kintu uzajya umbwira. Umuntu ugukunda mugirana imishinga. Ntabwo ushaka kwicara mu kazi wanyu ukagirana imishinga n'umuntu mukorana kandi mudakundana. Ariko ububizi just po ari workmate nta kindi muhuriyeho. Ariko sobanurira umushinga niba ndi boyfriend wa umushinga ntabwo ndi kumva umushinga. Tuvuge uno mwanya uraje urambwiye ngo I'm engaged nawe. Sibyo, umushinga uri imbere y'indi yose ni marriage. Ntabwo ukiri umwana wo kuhavinga fani na buri muntu wese ushinguye narangiza yigendere. Atari uwo mushinga uhari, wenda uzaza in wrong time. Sibyo, kera wowe umushinga uri kumbwira njye nari sikari nko gushira inkoko hari hazaza umushinga wa marriage in wrong time. Aka kanya wenda ntawo mufite, ariko at least mufite akantu gatoya muhuriyeho. Mushobora no kuvuga ati wenda reka duhereze umwana amafaranga runaka agende abaducururiza imyenda muri shop, cyangwa se wowe nawe mugende mu create agashop niyo kaba ka 500,000 mugahurireho. Ariko you are there, nta kintu muhuriyeho, nta project ndende hari, nta plan ya marriage hari, where you are staying. He just loves me. Ntushobora no gushira ubwoba ngo umubwire ngo nyine ndashaka kumenya ese ko nzaba yo future wife niryari tuzabana. Basi ntushobora no kubaza icyo kibazo. Uri umukobwa urawe uri muri relationship, kuki ugomba guhangayika? Juice ntabwo mbyumva. Kuki kubwira abakobwa bahangayikira aba bagabo man? Wowe uri kukubwira ngo bahangayikire. Wait, hari ikintu wavuze ngo abagabo b'iki gihe ngo bazi ubwenge. No, icyo mvuze uracyumva? Abagabo b'iki gihe bibwira ko bari gukina kandi nawe uri kubakina. Yeah, like for real. For real. Kuko turabizi neza njye nawe ko uwo mugore, uwo mukobwa se cyangwa uwo wifuza kukubera umugore, nawe wa wundi wifuza kubera umugore, icyo uri kumushaka wowe ntacyo ufite. Sibyo? Ariko Bella, aho ngaho you have to remark this. Uzi? Life span yawe nk'umukobwa, ubuzima wowe ufite nk'umukobwa bwo kubaho uri single, wari ubizi ko ari bugufiya? Ni bugufi. Ubuzima buretse ngusobanurire, ubuzima ufite kubaho nk'umukobwa before you get married, ubaye utari wa mukobwa nyine bamwe bimwe by'iki gihe nyine uri umukobwa utari n'umukobwa. Niba ufite gahunda yo kuvuga ngo anytime any day I will be married, ubuzima bwawe ufite kubaho nk'umukobwa ni bugufi par rapport ya wa wundi wa muntu muri kudatingana nk'umusore cyangwa umugabo. Arono ikintu nshaka kugusobanurira aho ngaho ni iki ngiki. Binyumvisha Jose, ndabikumvisha. Uzi ntabwo ari wowe wenyine uri bubyumve hano, kuko so many people are going through this akodede nubwo bazi n'ingaruka ziri muri ibyo bintu. Uzi uri umukobwa ufashe imyaka
ukererewe imyaka 5 ku gihe cyawe cya marriage yo internal Don't life tell ibiri me. kwangirika Wemvuga. uzakobwa ari kurwana n'ibibyimba Wemvuga kwa sha. muganga hariya just because wenda ngo yarifashe ngo nagashaka gushaka niki cyangwa se wenda warifashe udashaka gushaka ni byiza okay ariko atari ukuvuga ngo nuko wifashe ntushaka gushaka ari wa muntu uri kugukerereza muri relationship idafite vision hari igihe udashobora gushaka urariska kuzajya ubagwa rimwe kabiri gatatu atazi impamvu atanabizi atanari bunabimenya Ase- atari bunatinyuke kumubwira ngo ndi guca mu bintu nk'ibi ngibi oya tandukanya kwifata ngo nushaka gushaka ariko ufite a boyfriend side oh that yeah uwo mugabo nawe ndabizi neza ko iyo saa 9 zigeze nyine ibitose birabura se mwana turi inshuti n'ubizi ntiwabimbwiye saa 9 ntago na saa 8 ngo ni ibitekerezo by'abagabo wa Rihana ntago muri inshuti rekera uramukeneye wa mukobwa nawe aragukeneye yeah niyo mpamvu ndikubwira ariko umukobwa aho bitandukaniye ku mugabo wenda niho wakagombye kubimbwira kumbwira ngo nimutandukana ngo like ngo umukobwa ngo namaranga iki gihe ngo yarashatse ngo what body change ntago bikiriho byara umwe wa mukobwa utujya muri siporo we tangana nanjye uri hano njyewe ngo bari kunshuka ngo niyo size igezweho ariko ntacyo at least ucuzinze kubyara umwe usibye ko nabyo I don't support babana murimo murahitamo kubyara hariya ukavuga ngo ngo rero ngo na gahunda afite yo gushaka ngo nta marriage nzakora ngo ngiye kubyara umwana umwe ngo mbyihore wari uzi ko bari abana murimo uri kubima amahirwe yabo y'ubuzima bw'ahazaza akeneye parental care kandi y'ababyeyi bombi akeneye papa na mama hafi yiwe uri kumwima ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima ariko that's not ibyo reka tubireke sibyo ariko ibyo ntago tubireke bitaraguhiriye gushaka okay it's fine ibyo byo ndabyumva umuntu ntashyigikiye ni wa mukobwa uri ntaguciye ijambo aho kugira ngo ujyane depression ya mariage you girl itonde cyangwa ubivemo bikwiting nge nawe tubivemo kandi sinkugumura ubikora bikunze uri kubyumva neza ariko niba ufite gahunda yo kuzayikora iyo mariage nanone witinda mu bintu utazi iyo biva niyo bijya hanyuma se wishore kuri uwo mugabo utazi no ntago mubwiye ngo wishore nka kwa kundi wazo umbwira ngo ufata bag ngo jewe navuze bag ngo ujyeyo uri kumwiga hari abakobwa bakiri muri ya mindset yo kuvuga ngo oya ngo ntabwo namubaza ngo ese ngo proposal ni ryari ariko se ugomba kumubaza ngo yango ntabwo nambwira ngo ese ngo ko turi muri relationship ngo tuzabana ngo cyangwa ntituzabana ahubwo se niba utabizi uri mu biki niba utabizi uri gukora iki muri iyo relationship ugomba nkuko yaje azica gushakaho wabaye stuck mu bitekerezo of course you are stuck ariko you don't even know what is stucking you niba utashaka niba wowe udashaka gusobanuza ngo kubera ikindi muri iyo relationship ntabwo uzi icyo ushaka umeze nk'umuntu wateze bisi ukayicaramo utaza wigiye utaza amasaha igenda ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu tu oh no yeah uzi kuri gukerereza umuntu ugufiteho ya vision wowe udashaka kumenya baza niba ihari cyangwa idahari none se mbere kugira ngo bigeraho uri aho ngaho neza wambwiye imyaka 5 tugaruke ku kintu mavuze w'igitandukira umazemo iyo myaka 5 neza atarigeza kubwira ko abishaka ibi babaho cyane that's why I told you to pack your bag and go there yeah yarakubeshye in the first place ariko even nabyo byakora kuko the day akubonye wa packing bags zawe ukaza ukinjira mu nzu yiwe atazi ngo what is going on mutabivuganye atakubwiye ngo uze azabitekerezaho reaction izagusobanurira niba uzi nawe icyo ushaka reaction izagusobanurira ngo ese ko ninjiye akambwira welcome ndabikunze ariko habaho n'abantu bakuryarya akakubwira ndabikunze kandi mu mutima wabizi ko nyuma y'icyumweru aza man I know the guy wa mutipe wenda kuzi ntago ndakuvuga izina uyu mutipe yateretaga abakobwa akabatereta so one day naherekeje umukobwa gusura mutipe because umukobwa twari inshuti tugezeyo wa mukobwa nawe ndabisika akakantu uri bukamenya nawe mutipe n'ubimenya mva I don't care dusangaga carte postale kanditseho ngo happy birthday my love kandi uwo mukobwa akundana n'uwo mutipe
kandi ubwo yaherukaga muri iyo nzu ntabwo iyo carte postale yari iriho, hari udufoto tuno two mu biti, I don't know, the photo frame two mu biti byari byanditseho. So soon or later tuza kubura umutipe aradisappearinga, he ghosted us. Turanje tujye kubona tubona amafoto ya mariage barayanyoherereje, sinyabereke ntayo mberetse. You get uburyo bibabaza, uburyo yafataga kantu, niyo mpamvu ndi kurabururiya mu ariko babanye agiye akavuga hari kuntu umutipe akubeshya ngo ndacyari kukwigaho, ngo like ngo turacyari kumenyana, jya kumenyana nawe muri iyo nzu kuko ndabizi buri Saturday buri Friday night you will be there, ndabizi kuzajya uburiyo, ngaho genda mujye kumenyana, ujye mu kazi mu gitondo uturutse mu rugo wabaye umugore already, utazajya no gukora izo swap niyo matrisi tukazayisanga muri puberi. No just rero wibabwira ibintu byo kwabwira ngo yo proposal ni ryari, ni proposal ngenzi karisi ari ibintu bya surprise kandi n'igihe taba kandi hakaba umurenge. Ariko even akanakubwira uwo murenge ni ryari, erego umurenge nakagoza imana, mu gihe ugiye mukamara nabyuze amezi 6 umenya ko uyu mugabo eske anotse inkweto, uyu mugabo boxer ze ziba zisa gute, ese uyu mugabo amasengeri yambara abasati, ibaze kubagiriye inama yo kumuvinga. hari umukobwa wowe ujya gukoropa ugasiga inzi isa neza, njyewe bera nkaza nkayinjira mu nziga umutipa agira isuku, hanyuma we just wabyumvise cyane byo kwigira wife material. That's what abona abakobwa batandukanye ngo kugira ngo bazagupropose, kandi ndi kukubwira iyo nzu nayinjiye azaguhe mariage just iyo nzu ndi isuku ahantu undi muntu akaza akabyenjoying. Uretse mubwira iyo nzu nge nayinjiyemo bera, hari abakobwa batatu turi abakobwa batatu muri relationship yawe Kalisa. Uwa mbere yaje arakoropa, undi arateka aragenda, njyewe bera ndaje ugiye kwinjoyinga kunsunzu, sometimes nta nuguri bunansabe, sibyo tubyemeranye iki kintu. Ariko wa wundi wakoropye hasi Chantal, wa wundi wakoropye wabanje Chantal arategereje muri relationship y'imyaka 5 wavuze. Yego uri kubyumva. So njyewe bera ntago mbizi neza nimba Olivier ajya nafuraye amapantaro ye, sibyo ngomba kuza nkamenya ese nuduki ukora ubundi iyo uryamye ujugona, ese ujye kubitana ingumi nimba uri kuvuga ngo ngiye nawe turi kwiganaho, sawa ndaje twiganeho, tugomba gukora withdraw, cyo mvuze murakizi, ntago ngomba gutwita, nawe urabizi ko utagomba kunterinda kandi ntagomba kumfata nk'umugore wawe ko turi kwiganaho. Iki gitandukanye nuko namuvinze in, sindi bugukoropere kuko ndabizi neza ko nazaga muri iyo nzikorobye, uri kubyumva. So amutipe twabigiye iki gahunda, fura ya maboxa yawe, uri kubyumva, fura ya masengeri yawe arasa umukara kandi ari umweru, kandi iyo pantaro wirirwa uhanagura nayo wucisha hakangu, ejo Chantal yaza akayamesa hashize nk'amezi 5 bro. No wa mukobwa wapakira ibikapu byawe ujyeyo, nibyanga usubire kwa nyoko kumubwira ni mama jya kumpitiramo byandi byakira burya byajyaga bikora. Nge rero reka nkubwire, uriya mukobwa uribaza ako kantu ko kuvuga ngo ugiye muri uragiye umuvinzi ni muri yanzu y'umusore murabanye, ntago mubana muraturanye mu nzu. No way, we wambwiye ngo you have to make sure ko udatwita. How comes uba mu nzu imwe na wa muntu uzi risk ugiye gufata niyo kunywa ibinini buri munsi, none si yo musuye kwa 6 buriya ntago binywa. Wabyumvise, wimbwira nyine ko ari yo risk ko n'ubundi wayifataga cyagiye uri muri wonapo kandi ukiri umukobwa, kandi navuze withdraw, navuze withdraw ntabwo nigeze mvuga uri muri wonapo kandi uracyari umukobwa. Uzi ingaruka za wonapo ampritse ku muntu winyigisho napo ko ntabwo nababwiye onapo, ntayo nababwiye mwa bakobwa nta yindi ziri hari, should we use them azajya muri farumasi agura ibinini just kuko abikeneye, kuko hari icyo yakoze adashaka ko kimugira ingaruka. Just nategereje buri munsi buri ko kwa 5 hatangiye, ntabwo kigikiye ko azamarira ya myaka 5. That's why I'm telling her, wemenya ibintu urimo biravaye birajyahe, kwicara muri bus you are moving from here to there, ntabwo zingugiye he, ntuzi ngo hari muri comment ngo wambaye propose imyaka 6.
uwari muri ba bantu no mpita mwumva uwari muri ba bantu bagiye muri ya relationship batazi ngo ivuyeho igiye he kandi ari Mariya umusore ari Mariya ariko uwo musore ni intwari uzi umubare w'abantu bazibambika akageraho ureka nkubwire uragenda wabuze amahitamo niwa uri urose nyikuremo nyivanemo abantu bazi ko na proposal iyo ikaba barrier ukambara ring udashaka kuyikuramo nta na step iri next bari kukubwira sibyo igihe kikazagera noneho na nyuma ya bwa bukererwe na cyagiye wataye ukayikuramo so ubu ngenje kuri side y'abagabo ubu rero mubaye inshuti zanjye uyu mukobwa nimba ubona yanze kumva mukubita uwo muda njye nimba iyi nama namugire yanze kuyumva make sure kumutwitishije nk'abantu 8 ntago namubwiye ngo aza akubwire ngo bya propose kuko arabizi neza ko aricyo ugamije at the end of the day uzabana n'umugore mu nzira so nimba uyu mukobwa ubona ari kwicishwa hirya akicishwa hino nkuko nanjye njya nicishwa hirya ariko njye ntiwambona mukubita inda niyanga umumaze icyumweru mu rugo niyanga umwambike propose nta muntu uzamutwara imyaka 6 niyanga wumva byarambiranye muzanireho umugore wa kabiri arahita abona ko biri seriye ariko umugore simubwiye ngo umushake no kugira ngo umujijishe gusa igihe ushaka umujijisha ukabyara abana 5 muzabarerane nyine nese ko yanze kunyumva uyu mukobwa nakomeza ategereze propose sinkugire inama karo mukubita inda ya India danje cyagitego cyane inama nanjye Shariro aho kugira ngo wicare mu modoka ntuzahivuye aho ivuye urahazi just kuko nyine yaje arakwisobanurira andi runaka tujye muri ibi Shariro inshuti yanjye mubaze ngo iyi relationship tugiyemo ifite ihe purpose ese ifite igihe kingana iki muri relationship before yuko tugera aho twifuza kugera hari ibintu byo kuvuga ngo ngewe nkunda birahagije agukunde birahagije ariko ntuzi ngo bizagenda bite bizava he bizagera he we nyine basi baza je inama nakugira baza ngo uwo muntu waje yarakwizeho nawe ukaba umaze kumwigaho ukamumenya muri kujyana hehe that's it hanyuma nakubwira ngo aracyari kukwigaho gahunda niyo nakubwiye sibyo niba udafite ivalise uzagure nzaruhahira igura 2 so tuzahure mu kindi kiganiro tuvuga uko byagenze mwarababajije bababwiye ngo iki ese usanze iyo bisi ugomba kuyigumamo cyangwa ugomba kuyivamo usanze ugomba kumuvinga cyangwa usanze ugomba kubyiyorera niba ari financially stable ariko akaba afite ikibazo cy'ubushobozi bwonyine akubwira ko future yawe nawe ari ukubana moving it's okay ariko niba ubona ya bisi nta iri kujya mubaza akakubwira ngo nanjye sinzi ko we are just enjoying tuzareba tuzabiganira umuntu yakubwiye ngo ya just enjoying bro kurama kawe karenge ugomba wituvamo nyine ubwo ntago ubuhari tukatwinjoyingana babaho nabo babivuga so ciao twabakundaga yari Bella na Josie mu kiganiro cyacu thank you for watching